ntabwo umukuru w'igihugu buri gihe azavuga, hari abo bantu bagomba kuvuga. Ari mukuru yari yaje mu bihe bigoye, ikibazo cy'u Rwanda na Uganda cyari kitarakemuka, abanyarwanda hari ibyo bagombaga kukimenyaho, cyo kuza cyari mu nzira. Icya Kongo cyari kiri gutangira bundi bushya, kuko icya Kongo cyatangiye mu kwezi kwa 11 kwa 2021, icya Uganda gikemuka mu kwezi kwa 3 kwa 2022. Iyo mvuga ngo cyakemutse, ntabwo nizera ko cyakemutse mu buryo mbyemera, ariko ni buri by'ingenzi byavuyeho. Iyo havuyeho ibintu bibangamiye umuturage usanzwe, nta bari gufungwa ngo baritwa ba maneko b'u Rwanda, nta ubuzwa kwambuka, ntaki, icyo gihe akazi kari kagihari. Yego. Ikibazo cy'u Burundi cyari kigihari. Ku ruhande rw'ababisobanurira abanyarwanda hari hakenewe umuntu ufite imbaraga. Ntabwo cyari gikomeye nko kiri ubu ngubu. Kandi nujya kureba urasanga yari afite iyo art, yari afite uburyo bwo kubivuga mu buryo buryoha. Nabo kwa kundi umuyobozi umubaza akakwima amakuru, hari uburyo yakwimaga mu buryo bwiye. Naryoherwaga n'ibiganiro bye na Scovia cyane. Hari yaganiraga, Scovia ni umuntu ukubaza mu rwego ikibazo utatekerezaga akaza kukubaza, uri umuyobozi nyine akikubaza, kandi akakikubaza nta kugutinya. Ni umuntu mukuru umaze kuramba mu mwuga. Uriya rero batazanakweshya umunyamakuru yatangiye kugera mu nshingano z'ubuyobozi n'iki, hari uburyo nawe aremeramo ubwoba burashira, ashira ibinya. Yajyaga kwepa ibibazo bye biremereye bikagaruka, mu by'ukuri we waba uri umuntu mukuru ukabyumva ko atamusubije icyo yashakaga, atakimusubije, ariko uburyo yabikozemo ni bwiza. Ubwo buhanga rero bwaramugayidinze, agiye mu gihe igihugu navuga ngo cyari kikimukeneye rwose, sinkubeshye. Agiye mu gihe igihugu cyari kikimukeneye, ndetse n'iyo ndebye mu bantu basigaye simbona benshi bafite ubushobozi nk'ubwe, sinkubeshye. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunze babona National Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkuye mu rugendo, umusesenguzi wacu tubana umunsi ku munsi. Yves, nizere kumeze neza. Meze neza cyane. Weekend igufashe neza? Weekend ndabona yitangiye neza, nubwo igihugu muri rusange cyo kitayitangiye neza. Ni amakuru mabi, abantu barayeho ntiyemezwa neza, bayaramukiraho ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yapfuye. Wabyumvise uri he? Wabyumvise ute? Ukibyumva wabyakiriye ute? Umuvugizi wa guverinoma wungirije arimo kurarinda. Natangiye kubyumva ejo ku manywa, ariko nta buryo bwo kubyizera buhari. Nyuma ubwo ejo urabara kwa kane. Yego, ku wa kane nimugoroba ubona bitangiye kujya mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye. Abantu tubivuga nka tunakotinga ibyo bitangazamakuru, ntabwo ari buri wese wari ufite chance zo kuza kumenya ukuri kw'ibihari. Nyuma haza inkuru y'ihumure, nitaga inkuru nziza ko yari muri etat critique, umuntu uri muri koma ashobora kuyivamo, bishoboka yitaweho neza, yari mu bitaro byiza, yari inkuru itanga ihumure ko ashobora kuza kumera neza. So ubwo naryamye mu masaha akuze kimwe n'abandi banyamakuru bose, nta munyamakuru, ni bake nzi baryama mbere ya saa sita. Ni bake. Nari maze kubona inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda, cyari kivuze ko kivuganye n'umurwaza we, akavuga ko ari muri koma ariko atapfuye. Ubwo kumenya iby'urupfu rwe nabyo nabimenye mu gitondo ndi kuri radio nkorera, nari mu kiganiro. Nanone confirmation nayibonye kuri icyo kinyamakuru Inyarwanda, kandi byari byiza kukizera kuko n'abandi bavuze yuko atapfuye, nicyo babikeshaga. Nibwo buryo navuga nayimenya. Ntabwo ari inkuru nziza, ni inkuru ibabaje kuri umwe mu banyapolitike, navuga ngo babana beza d'une part. Ari uburyo tujye tuvugisha ukuri, ntabwo ari uko ari umuntu wapfuye, ariko hari abanyapolitike tuba tuzi sirito nk'abanyamakuru batubanira nabi. Yego. Yaguha amakuru akorohereje,
hanabayeho ko amakuru unyerera arakubambisha Mhm. cyangwa akaba yabambisha mwene wanyu mugenzi wawe mukuru umwuga umwe, Mm. we yari umuntu tuziho ikintu cyitwa guca bugufi. Yego. Guca bugufi, gusabana n'ubuhanga. Mm. Uzatinye umuntu ushobora kuba muri kariyeri zirenze imwe, ebyiri, eshatu, enye Mm. zitari zimwe, hose akaba successful. Ni Aremuku mwiza mu muziki, Mhm. tuzi indirimbo ze zamamaye cyane cyane iz'amakipe Tsinda Batsinde, Ikipe y'igihugu. ikipe na za Rayon Sports na za APR yaraziririmbiye. Mm. Yewe yanaririmbye Noheli ku bakristu benshi iyo bizihiza Noheli baba bakoresha Hari indirimbo nziza yitwa Gloria. Yego. Mm. Aba successful mu bintu by'imikino, Mhm. yari afite ekipe idashize igihe kinini ayishinze yitwa Tsinda Batsinde, iri mu cyiciro cya kabiri magingo aya. Yego. Ntabwo yari imaze igihe kinini, nayo ni success. Mm. Aba successful muri management y'abahanzi. Yafashe A Man From Zero amusize to Hero, ari kuri ngiye gisupusupu ndamuzi personally ataraba icyamamare, aririmba ku biceri by'ijana, yabikundaga kuba ari muri za gare zitandukanye zo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ndamuzi gutyo, ari mu kuba mugize icyamamare twakunze. Mm. Iyo ni indi 6. Ni Aremuku wabaye umushinjacyaha, wabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha, nabyo abikora neza. Ni Aremuku wabaye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije, ariko njye mwita umuvugizi kuko akenshi wabonaga ari we w'interactinga n'abantu lokali, kuko niwe wanakoreshaga n'ururimi rw'ikinyarwanda. Bosi we cyangwa se umukuriye ntabwo kwinteractinga n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ntabwo ari ibintu byabaga kenshi. Nabyo abikora neza. Ubwo nari nibagiye ko ari n'umwanditsi. Aremuku buriya kuba uburyo yagiye aba umushinjacyaha, abantu bamwibuke mu manza za Ingabire Victoire, Aremuku niwe wamushinjaga. Aremuku nyuma yaje kumera nk'uvuye mu kazi gato bimeze nk'ikiruhuko, bishoboka ko zari impamvu zo kwita nko ku bana cyangwa umuryango, ntabwo ho ndi shuwa ngo nihe mpamvu, ariko icyo gihe yasohoye igitabo muri 2018, igitabo kigaruka ku rubanza n'ubundi rwa Ingabire Victoire. Urabizi byari amahanga yari yarasakuje cyane, abantu bakavuga ko urubanza rwa Ingabire Victoire rwabaye urubanza rutaboneye, ko u Rwanda rwagiraga ngo rumuvane muri scene ya politike. Actually barwise sham trial, kavuga ati ni umuntu wafashwe kuko ari umunyapolitike, ni umuntu wafashwe azizwe ibitekerezo bye, kumwe amahanga akunda kubivuga. Aremuku wari umushinjacyaha nyuma yasohoye igitabo yerekana ko nubwo havugwa ibyo, ariko hari amakuru menshi, amakuru y'ingendo za Ingabire Victoire no guhura n'abantu bo muri FDLR muri Congo. Nubwo mu kuburana bashoboraga kuvuga ngo nibwo abo bantu bamenyanye, ariko baravugaga bati ngo musobanure izo coincidence, twakiriwe igihe iki n'iki mwagiye muri Congo, wowe n'aba bantu mwari kumwe, mwakirwa n'umuntu umwe, yabaye impanuka. Bakakubwira bati ariko twaganiriye n'igihugu cyaho yari ari mu Buholandi, ubwabo batwihereye amakuru y'inama zaberaga iwe mu rugo. Ibyo byose ni ibintu biri well documented, yashyize mu gitabo. Kwandika batazakubeshya, nta njiji yandika, noneho byonyine nta njiji isoma wibaze kwandika. Ni umuntu munini, tubyemeranye, ni umuntu munini, ni umuntu w'ingenzi ku gihugu. Aho ndanabivuga ntamuvuga nk'umunyapolitiki, umuntu uzirikana rubanda ruto, ni n'umuntu utiyemera. Ubwo sinzi mba bihura no kwemera kwanjye, ariko umuntu utiyemera, utitwaza icyo ari cyo ngo yumve yaremereye, ahagarariye Imana, kuko ahari mu kwagiye niho twese dusoreza. Abantu nubwo batabyakira, ariko niko twese niho dusoreza. Noneho iyo uhagiye warabaye urumuri rwiza, urumuri ruranaguherekeza. Iyo ugiye wari umwijima, n'ubundi nuko biba bimeze. Ku muntu rero nk'uriya wakomeye, ariko uburemere bwe ntabugereke ku bantu ngazi, ni inkuru bibabaje cyane. Igihugu kirahombye, yari muto, imyaka 55 niba ntibeshye. Yari muto, yavutse muri 70 nibyo. Yego, yari muto, yari umuntu ugifite byinshi. Noneho ikindi agiye navuga ngo urugamba akazi ke
rwari urugamba rugikomeza Rwari kandi urwa- aribwo rukomeye. aho niho nshaka ko tujya. Mm. 2021 irangira nibwo urupapuro rw'umuhondo rwamugize umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Mm. Ni ibihe bitari byoroshye ku gihugu, kuko wabonaga ko hari intambara ku ruhando mpuzamahanga zikeneye kurwanwa n'abantu bazi kuvuga. Mbere yo kugera aho ngaho, ndabizi naho turi butinde, reka dusubire inyuma. Bikomeje uvuga uti namutandukanye n'abandi bapolitike njye nk'umunyamakuru, kuko kumwegera byaranyoroheye. Reka tuganire. No, yari umuntu uca bugufi, kuvuga ngo no kumwegera bitari mu buryo bw'akazi. Ndibuka neza mu kwezi kwa 12 mu mpera, kwezi kwa 10, yego, hari inshuti yanjye ari ku itariki 26 if not na 7, inshuti yanjye iba muri Amerika yarije mu Rwanda, ngiye kuyakira ku kibuga cy'indege. Nawe ahaca ameze nk'aho ari umuntu aje kwakira, kuko uri kubona ku kibuga cy'indege abaza n'abagenda ntabwo aba ari inzira imwe. Ava ku bantu bari kumwe aratambuka aza kunsuhuza. Ntabwo ibyo bibaho kuri minisitiri, abandi turabizi, ntabuzi nanone kugiranya umuntu wapfuye n'ugihe urubanza byakumvikana nabi, ariko hari nabo umukuru w'igihugu yatangaga ingero ati agera ubuzima bugahagarara. Hari umutwaje intebe, hari umutwaje ikaramu, hari umutwaje igikombe, byose. Noneho ndaho kugira hagera ubuzima buhagarare, ahubwo harahagera kiyamubura cya cyubahiro cye, akajya kuganiriza le simple citoyen, akanaguha feedback ku buryo ukora. No mu buryo bw'akazi uze kundebera ngo ni abayobozi bangaye ku rwego rwe itangazamakuru ryegera mu buryo bworoshye. Abantu uraje umbwire ngo yari umuvugizi wa guverinoma, ngo urumva byari nawe. Abavugizi ba guverinoma bari ahantu henshi, siri tuzitere yacu niki, bamwe muri bo bari very selective. Exactly. Hari abanyamakuru yavugisha, hari abandi cya kabiri ni akazi kagorana. Ashobora kuvuga ati navuze naganirije RBA. Nibuka rumwe mu baminisitiri hano twigeze guhurira muri kimwe mu bihugu byegeranye n'u Rwanda, ariko twagiye mu bintu biri icyo gihugu n'u Rwanda, turi abanyamakuru benshi, turakererwa, twazanye n'imodoka ya minisiteri ayoboye, sibyo? Turakererwa, urumva ntabwo cyari ikibazo cyacu, hari izindi mpamvu zitatureba. Nimba twahagurukiye igihe tugakererwaho gake, dusanga yamaze kuvuga, bisoje turamuga dutako watuganiriza. Uzi ikintu yatubwiye ngo naganiriye n'uwa RBA, kugende mufata ibyo. Uri kumva nk'uwo muntu ntabwo ari ukorohereza abantu, ntabwo ari mu kuyaruha, unabifashe mu buryo bw'akazi. Rero umuntu ushobora kutabivuga ati igihe cyamfasha, ariko iminota 5 twihutishe dukore gutya. Bive muri ibyo ubirebe nyine ngo abantu yafatanyaga nabo ni bande. Ubwo twavuze igisupusupu kuko yamenyekanye, ngenza abandi bana nk'Iburasirazuba hari ururimi ruhavugwa rwitwa ikirashi, Yego. ntabwo abantu henshi baruzi. Abana bato yagiye gufata za Kirehe bavukana, arabafasha, ntibahiriwe no kumenyekana, ariko yabashoyemo amafaranga menshi. Hari n'icyahindutse mu buzima bwawe. Hari icyahindutse, ni umuntu uca bugufi rwose. Yari umuntu, si ibyo korohereza abanyamakuru by'akazi, yari umuntu wo utoroshye ariko wiyoroshye. Rero umuntu utoroshye, ariko reka tugaruke ku rugamba rwo yinjiyemo 2021, ab'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Niba aribuka neza tariki 14 Ukuboza nibwo hasohotse urupapuro rw'umuhondo rumugira umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ntabwo ku ruhando mpuzamahanga byari bimeze neza, ibyo muri Uganda byari biri kugenda bigabanya intege, ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gihe cyaciyeho kinini tubona bibaye ibibazo, dutangira kumva n'u Rwanda rushyirwa mu majwi. Urabyibukana biruta nibwo twatangiye kubona imvugo z'urwango zikwirakwira, hari abantu bafashe imihoro bavuga ngo bagiye kwirwanaho mu bijyanye no gukora jenoside nk'uko byavugwaga n'ibindi. Urwo rugamba rwamazemo imyaka 4, n'ubu ngubu abantu baravuga bati ntari rurarangira, wari rugikomeye. Tureba ibintu yatangazaga ku bitangazamakuru bitandukanye, yatangazaga we kuri Twitter ye, byari ibintu bitoroshye. Nsa nk'umuntangirira yinjiye mu rugamba rumeze rute? Byaba byiza tubanje kureba ibyuho byari bihari icyo gihe, no kureba ngo yaraje guhangana n'iki. Wari ubitangiye neza, ariko navuga ngo bitangiriye kure. U Rwanda mu myaka nk'icumi ishize cyangwa 12 rwagize intambara za diplomasi nyinshi kandi zose zikomeye. Nyuma y'uko M23 ya mbere itsinzwe 2012 2013, nabyo byasaga nk'ibireba u Rwanda, ariko wavuga ngo yari iri diplomatique itaratinze. Buriya M23 ya mbere yabaye muri Goma iminsi 10 gusa isi isohoka, bisa nkaho rero bituje bitateje ikibazo. Ngiye kukwereka rero ahubwo nyuma yaho ibintu byabaye n'icyo cyari gihari kugira ubone
kuza kwe timing yari irimo uburemere yari ifite. 2013 u Rwanda rwashwanye na Tanzania. Navuga ko Tanzania yabaye nka yangwe ikurira umwana byarangiza ikanarakara. Ikakurusha uburakari. Tanzania perezida wariho icyo gihe Jakaya Mrisho Kikwete yasabiye u Rwanda ikintu kiri kure y'ibishoboka cyangwa se kure y'ibyo u Rwanda rwakemera, kuganira n'umutwe wa FDLR. Abivuga hazarani yumva ari uburenganzira bwe. U Rwanda reactinga accordingly. Mu kwihorera yirukanye abanyarwanda benshi. Ushatse wazajya wibutsa n'abantu reaction y'u Rwanda yabaye accordingly, yabaye iyihe nyuma y'uko icyo yari yakoze yari imvugo, nawe yasubijwe mu buryo bw'imvugo. Hari imvugo yakoreshejwe abantu bavuga ati iriya yarebaga we, ntabwo nshaka kuyigarura ariko abantu bakuru barayizi. Yavuzwe n'umukuru w'igihugu. Yego, abantu bakuru barayibuka. Nanze kumumisquotinga, ntabwo nyibuka neza ariko abantu barayibuka. Aho muri 2013 ibyo bya Tanzania bikaze, hari ikibazo kimeze nko kireba akarere kirimo ibituje ibicumba ibyaka n'ibitagaragara. 2015 ndahita nsimbuka nihute. Perezida w'u Burundi wariho Pierre Nkurunziza aza mu Rwanda. Avuye mu Rwanda ageze iwabo mu minsi yakurikiye hapfuba kudeta. Abantu bateyamba mwabibonye, u Rwanda rubiri inyuma. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi kuva icyo gihe ubambye ku musaraba imyaka 10 irashize. 2017 ikibazo cya Uganda n'u Rwanda kirakomera. Uri abantu benshi batangiye kukivuga 2018 ariko ibyacu twe twabimenye 2017. Ababashije kugerageza kwitegereza ibintu mbere yuko uburyo biri ko. Aho harimo intambara za diplomasi zikomatanyije. Habayeho uguhangana kunini cyane. Mwibuke ihangana ry'umuntu witwa Olivier Nduhungirehe, mwibuke ihangana rye n'abantu bitwa ba Wirinyamitwe ku ruhande rw'u Burundi, wibuka abantu nka Philemon Mateke ku ruhande rw'Ibugande, Sam Kutesa Ibugande, wibuka abantu uyu mugore bamwita gute w'umunyafrika y'Epfo Rindi wese Isuru. Abari kuri Twitter icyo gihe mwibuka imiriro n'imirabyo byari vut byari ibintu byinshi cyane. Ibyo bintu byasabaga umuyobozi utaruhuka ukora cyane. Leta yabaga igomba kubivuga isubiza. Hari igihe kigera uko igihugu gifite abavugizi nk'igihumbi mu bihe muri situation z'intambara. Iyo situation iri tandi ntabwo umenye uri kuvugira igihugu n'utakivugira. Uzarebe nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Yego. Uzasanga Putin aravuga, Dmitry Medvedev aravuga, Sergei Lavrov aravuga, Sergei Shoigu aravuga, Maria Zakharova aravuga, Dmitry Peskov aravuga. Ntabwo uvuga ngo inshingano nyine umuntu wese biba bimeze. None babandi bitwa ngo bo ni inshingano zabo ntabwo baba baruhuka. U Rwanda rwari muri situation nk'iyo. Iyo ni situation yakomeje. Noneho hahandi wagiye 2021 wahereye mu mpera nibwo M23 yubuye intwaro. Sinzi mbubyibuka mu kwa 11 M23 yubuye intwaro. Umuvugizi mu kwa 11. Umubano w'u Rwanda na Kongo wari watangiye kwangirika. U Rwanda ruza uburyo ibintu byose bibaye hariya barutungaho itoroshi. Hari hakenewe umuntu uri strong, umasteringa kuvuga, notone uri kuvuga unamasteringa amategeko. Aremuku ni umunyamategeko wabyize mu Bubiligi. Odi navuze utunamukundagaho twanize hamwe ariko noti mu Bubiligi. Mu Rwanda twize hamwe. Urumva ni umuntu w'umunyamategeko by profession. N'amategeko yize. Usanzwe uzi kuyavuga, uzi kuvuga. Yabaye umuvugizi ariko yakamereye n'impano ye kwibera umuhanzi, kubana n'abantu nabyo bishapene bityaza ubwo bushobozi bwo kuba eloquent, akamenya kuvuga. Barabireba. Twibutsa abantu Olivier Nduhungirehe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu myaka yabanje y'ibyo bihe, uzwiho kuvuga neza, uzwiho kurwana intambara mu buryo nk'ubwa Remuku. W'icyo gihe navuga ngo yarari gucyazwa bundi bushya, kuko hari igihe yavanywe mu nshingano hari amakosa ashinjwa, ariko kuko buri yo wakoze icyo nkundira igihugu
iyo wakoze amakosa ugamije neza ntabwo bita ku makosa wakoze gusa, no, ushobora no kureba akavuga ati akanyafu nibyo aragafata kugira atazumva ko gukosa ari uburenganzira, ariko nanone igihugu kirakomeza kimukamire kandi kimutume, ari committed, afite ubwo bushake, afite n'ubushobozi, yakosheje akora, nikibikwereka yaje ahabwa izo nshingano. iyo mentalite ni nziza, abantu bakwiye no gutekerezaho gukosa ukora si kimwe nko gukosa ubigambiriye, byo gukosa kuko aricyo gusa ushoboye. Oya, hari abantu bameze nka rya tungo b'inkubaganye, baba ari abanyamakosa gusa nta kindi wamubonamo. Biragoye ko yatumbagira ngo agere ku nzego abagabo baba bagezeho, biragoye. Ari hano baranyuze mu tuyunguruzo twinshi. Muri icyo gihe yabonaga ko hari karanse y'abantu bashobora kurwanira u Rwanda iyo ntambara yo kuvuga, kandi batazagira ngo kuvugira igihugu ni ugusubiza abo bantu mvamahanga gusa, oya, no kugira ubushobozi bwo gusobanurira abanyagihugu. aricyo wahereyeho kuri ba bavugizi babiri, we urabona ko ari uw'igihugu cyane kuko avuga rukari nyine. Ni nabyo bikomeye kuko fendofe abayobozi n'aba baturage basanzwe, the simple citoyen baba batugomba kutubwira ngo ko se ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zateje ibibazo bimeze bite. Dukeneye umuntu utubwira ati iyo hataba ingamba z'ubwirinzi kari kuba, sibyo? Hakeneye umuntu uvuga ati nyamara twebwe u Rwanda rwemera ibi ntituzabyakira. Hakeneye umuntu utubwira ati nubwo hakurya mwasomye amakuru ko haguzwe Sukhoi n'ibiki n'ibindi, muri hari ingamba z'ubwirinzi. Ni uburenganzira bwacu kumenya ibyo bintu, nta n'uwo tuba dukwiriye kubyingingira, ariko ntabwo ari buri muntu ufite ubushobozi bwo kubitubwira kandi ngo abitubwire neza no kubitwumvisha. njya nibuka mu ndimi za gisirikare n'urugero, sinzi imba wibuka, buriya abanyamakuru bari mu bantu ba mbere bashobora kumenya amakuru menshi ku gihugu, noneho ayo makuru menshi bamenya akaba ashobora gutuma aho abandi bakutse umutima abanyamakuru bashobora kwiryamira bagasinzira, wenda ko amakuru amwe n'amwe bazi. Umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, Kenisi aramubwira ati ariko turyame dusinzire? Umunyamakuru umusiniya mukuru ufite n'ibindi yabayemo bishobora gutuma amenya amakuru cyane, cyangwa birakomeye twitegure kujya ku rugamba. W'igihugu avuga ati musinzire mwiyorose rwose nta kibazo. Ntabwo umukuru w'igihugu buri gihe azavuga, hari abo bantu bagomba kuvuga. Ari mukuru yari yaje mu bihe bigoye, ikibazo cy'u Rwanda na Uganda cyari kitarakemuka, abanyarwanda hari ibyo bagombaga kukimenyaho, cyo koza cyari mu nzira. Icya Kongo cyari kiri gutangira bundi bushya, kuko icya Kongo cyatangiye mu kwezi kwa 11 kwa 2021, icya Uganda gikemuka mu kwezi kwa 3 kwa 2022. Iyo mvuga ngo cyakemutse ntabwo nizera ko cyakemutse mu buryo mbyemera, ariko ni buri by'ingenzi byavuyeho. Iyo havuyeho ibintu bibangamiye umuturage usanzwe, nta bari gufungwa ngo baritwa bamaneko b'u Rwanda, nta ubuzwa kwambuka, ntaki, ibyo nibyo byibanze. Nk'ejo bundi nanjye nagiyeyo, ariko muri iyo myaka uvuze ntabwo nari gutinyuka kujyayo. Wasuje umuvandimwe yagoze? Ntabwo nageze iyo ngiyo. Urumva icyo gihe akazi kari kagihari, yego. Ikibazo cy'u Burundi cyari kigihari. Ku ruhande rw'ababisobanurira abanyarwanda hari hakenewe nkuko gikomeye ubu ngubu, ariko ufite imbaraga. Ntabwo cyari gikomeye nkuko kiri ubu ngubu. Kandi nujya kureba urasanga yari afite iyo art, yari afite uburyo bwo kubivuga mu buryo buryoha. Nabo kwa kundi umuyobozi umubaza akakwima amakuru, hari uburyo yakwimaga mu buryo yakubwiye. Naryoherwaga n'ibiganiro bye na Scovia cyane. Hari yaganiraga, Scovia ni umuntu ukubaza mu rwego ikibazo utatekerezaga akaza kukubaza uri umuyobozi nyine akikubaza, kandi akakikubaza nta kugutinya. Ni umuntu mukuru umaze kuramba mu mwuga. Uriya rero batazanakweshya umunyamakuru yatangiye kugera mu nshingano z'ubuyobozi n'iki, hari uburyo nawe aremeramo ubwoba burashira, ashira ibinya. Yajyaga kwepa ibibazo bye biremereye bikagaruka, mu by'ukuri we waba uri umuntu mukuru ukabyumva ko atamusubije icyo yashakaga, atakimusubije, ariko uburyo yabikozemo ni bwiza. Ubwo buhanga rero bwaramugayidinze, agiye mu gihe igihugu navuga ngo cyari kikimukeneye rwose, sinkubeshye. Agiye mu gihe igihugu cyari kikimukeneye, ndetse n'iyo ndebye mu bantu basigaye simbona benshi bafite ubushobozi nk'ubwe, sinkubeshye. Ndararanganya, abanyarwanda burya bagira abantu benshi bashoboye nibyo, ariko ntabwo ari benshi bafite ubu bushobozi. Ndi kureba abantu nkavuga ngo umuntu wakina uko yakinaga ntakora ama penalty, kandi agakinira igihugu defense neza muri axe, ni bangahe? Ndeba abantu nkabona nka Senateri Evode, yego nawe ni umunyamategeko kandi nawe ari eroka,
ibindi ntekereza byo ntabwo mbikubwira ariko ni umwe mu bahanga dufite mbona basiba icyuho cye, ubwo nkahita nanone ngira impungenge se avuye muri sena bakamuhaha uko byagenda kose, ni umwe mu bantu igihugu kitazatinda gusimbuza kuko umwanya we ni wa mwanya ugomba kuba ufite umukinnyi uriho kandi mwiza, ntabwo bawuhengekaho batakubeshya, ugomba kuba uriho umukinnyi mwiza kandi udahengetse. Asize icyuho kinini, abantu bazabibona, mwabibona simbyifuza ariko mwabibona asimbuye n'umuntu uri wike. Ariko wigeze ubona ibyo yasubizaga cyagiye abongereza, Sitama yavuze ati rwose amafaranga kuzana impunzi birahagaze, abantu bagatangira kuvuga bati miliyoni z'abongereza u Rwanda rugombe ruzisubize. Uburyo yabigarukagaho yatangiza 2022 ndabyibuka mu kwa gatatu, asubiza ibyo kuba ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Congo. Yarwanye intambara nyinshi, ni henshi yagiye yisanga hari ibyo agomba gusobanura cyangwa se kuvuga, kandi akabivuga mu buryo nyine bufasha igihugu. Ubuvugizi bw'igihugu ntabwo ari akazi koroshye. Icyuho cye rwose ntabwo cyaburagiye, aribwo navuga igihugu kimukeneye cyane. Ukomeje kuri Scovia niwe wamubajije ku bijyanye ahanini n'ukuntu u Rwanda rubanira abaturanyi, ruvuga ko u Rwanda rushobora kuba rugirana ibibazo hafi na buri muturanyi, akomeza kuri Tanzania, avuga ku Burundi na n'ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubugande. Kuba u Rwanda rwahura n'ibyo bibazo wenda nabyo uragira icyo bivugaho, kubera iki ubundi ruhora muri ibyo bibazo n'abandi, ni uko rwiyenza cyangwa uko rufite amateka yihariye, no kuba hari ibindi bibazo abantu wenda barushakaho? Icyo ni kimwe. Icya kabiri kinagoye, uravuze uti gusimbuza uyu muntu ni umuntu biba bisaba umuntu kwitonda. Bisaba iki kugira ngo uvugire igihugu nk'u Rwanda kiba gituranye n'abantu badakunze kuvuga ibintu kimwe, nk'uko tufite mu ngero mu myaka uvuze 10 ibyo bihugu byose ntondondoye u Rwanda rwagiye rugira aho bagongana mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Bisaba kuba utari umuswa kwanza academically, ntabwo akazi ko kuvugira igihugu agakora uri umuswa. Bya bintu bya poste ngo bagusunitse uri mwene kanaka cyangwa kanaka waramusasiye yumva usasa neza, uzi kuvanga amashuka, ufitanye isano na kanaka, ndebera uwo mwana, muri poste bahengekaho ntabwo wari umwanya bikunda. Ugomba kuba uri mwiza kwanza academically, ugomba kuba uri umuntu uzi gutandukanya wowe n'igihugu cyangwa se wowe n'inshingano zawe. Ingewe cyane ntabwo ikora, kuko ushobora gutusha ukaba exposinze igihugu aho utari kuki expose, cyangwa ugakora ikosa. Bajya bavuga ngo akarenze umunwa akarushyihamagara, none wibaza akarenze kamera biba ari ibindi. Kandi akazi k'ubuvugizi bahora kuri kamera, bahora kuri X, bahora he, barandika, baravuga kenshi. Birasaba icyo kintu, birasaba impano. Abantu bose bazi kuvuga ibintu, bazi kubikomvatinga ngo babitange mu buryo d'une manière agréable, mugani wa ya definition ya musique. Iyo uvuga ibintu, twese tuzi kuvuga, ariko uvuga ute? Ufite izihe tekinike mu mivugire? Hari n'abantu badukurikiye batazi ko buriya, ntabwo ndi buvuga amazina, ariko hari abantu uzajya kubona ukabona aravuze acishijemo aracecetse, ibyo bita pregnant pause. Iriya ni art umuntu ashobora no kwiga agiye muri ibyo bintu. Niyo mpamvu navuze ngo agomba, no hari n'abayivukana ikaba ari ni umuhanga nyine azi kuvuga, nuko bimeze empoe entre. Icyo kirakenewe. Akwiriye kuba azi gukorabora n'abantu. Bigize amahirwe akwiriye kuba ari n'umuntu ufite igikundiro. Abantu burya bagira icyangiro ku rwego no kuba kuvugira ukwiriye kumva ari ibibazo. Ari mu konyeka ko cyo cyaramworohereye, kubera ko akwiriye kuba yari afite kariyeri ya music, indirimbo z'abantu bazikunda, n'umuhanzi yazanye nawe abantu baramukundaga. Akwiriye kuba ari energetic, afite imbaraga. Buriya nakoze nkubwira ibintu byinshi yafatanya. Ikintu nasangiye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, usanga ari abantu bafite ibintu byinshi barimo kandi byose babibamo neza. Niba afite ikiganiro kuri Al Jazeera saa 9 z'igicuku, ntaze kuba yasinze byeri yamugaritse, habe ameze neza, agikore. Saa 11 afite ikindi kuri Arabia yagikore.
afite n'indi nama, yego akwiriye kuba ari umuntu ufite imbaraga, hari byinshi ariko akwiriye kuba nyine ari umuntu ushoboye kandi unashobotse. niyo mpamvu niyo mpamvu navugaga ngo ntabwo ari akazi koroshye, ntabwo ari akazi kakorwa na buri muntu. Niyo wareba nyine mu gihugu abantu dufite bafite ubwo bushobozi bwo kuba bagakora, ntabwo ari tubare buriya kuvugira igihugu, hari ababa bakora inshingano zo kukivugira mu buryo buri direct, ariko hari n'abandi bakivugira nyine inshingano zose zitwa kuvugira igihugu. Umukuru w'igihugu arakivugira, minisitiri w'ububanyi n'amahanga arakivugira, uzajya usanga anabikora cyane. Noneho uzarebe kuri izo post zo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga no kuba umuvugizi wa guverinoma, uzarebe ngo ni bangahe bagiye babikora neza, uzarebe ngo ni bangahe byagiye agasimbura nyine tukareba tukavuga tuti kanaka ni umuntu mwiza, agira umutima mwiza, Imana izanamuha umugisha, ariko hariya rwose aho uzi guhura kwisanga mu bintu uza kuba uri gusubizanya n'abantu nka Teresa Kayikwamba Wagner, umugore uri eloquent kuriya, umuhanga tuvugisha ukuri, ntabwo kuba umuntu adakunda inka bivuga ngo abura icyenenga ngo avuge ngo igicebe. Ndakubwiza ukuri ko ari kuri iyi sayidi twaba dufite ikibuga, wamushyira mu kibuga cyiza, agakina muri tere nziza ifite umutoza muzima, akagira n'abakoekipiye beza, Kayikwamba ntiwamukira. Umukongomani uri fluent mu Cyongereza, ni Louise mushiki wabo w'inzobe, umumetisi. dore umugore w'umunyembaraga, wamukizwa n'iki? Siko yanarira namuya yerega nawe nuko bacishamo akabeshya nyine ubanza yibagirwa navuze nabazi kuvuga. Kubusubizanya n'abo bantu bari strong gutya, uba ugomba kuba stronger than them. Ntabwo ari akazi kabakoroshye rwose. Tekereza ariyo mpamvu Dr. Biruta yigendeye hakaza ntabwo mbizi, buri umutoza niwe umenya amayeri y'umukino, ashobora kuvuga ati ku munota uyu n'uyu ndasimbuza, biragenda gutya, bijyanye n'aho ibintu bigeze. Icyo wansubije ni karite y'umuvugizi mwiza cyakwiriye kuba yuzuza, ariko icyo nakubajije karite y'umuvugizi ku gihugu nk'u Rwanda gihora gifitanye agomba kuba masteringa situation, agomba kuba masteringa situation, azi ngo u Rwanda koko mu by'ukuri rurafiki na Congo, rurafiki na Uganda, rurafiki na Tanzania, nk'uko Scovia yabibajije ari mu kubagiye bashwana. Nk'ubu ushobora kureba mu Rwanda ukabona umuntu nka Karega, icyo bintu yabikubwira neza, ariko umunsi afite izindi nshingano ntazi nimba bamugarura hano. Karega ni situation azi neza cyane. Evode nibwira ko ayizi kuriya noze muvuga, ariko uko mubona ni umuntu wanabasha kwidokimanta by'igihe gito akayizingatiya biteye ubwoba. Ni umuntu ugomba kuba yumva amateka y'aka karere cyane, amateka y'aka karere, ibintu birava he birajyayo. Akaba ari umuntu wumva politike y'u Rwanda cyane, rurava he rurajyayo. Cya kabiri akaba afite icyazi kuri bamatse ibihugu, kuko aka karere ni ibintu bitatu byonyine. Aka karere harimo tushe ya mpatse ibihugu, harimo tushe y'ibihugu biyobowe n'abantu nakita abarevolutionneri, harimo na tushe y'ibindi bihugu bigisinziriye cyangwa se bigifite abayobozi basinziriye, bavuga bati bameze nka wa mugore ukubwira atankubitangurira igitenge cyangwa bitangurira inyama, bavuga ati twebwe ze bidutwaye iki yabaga mpatse ibihugu yanagiraga gutya n'iki. Ibi bintu no kubimasteringa noneho ukakitinga bijya mu mahitamo y'igihugu cyawe, uwo muyobozi afite na za karite nakubwiraga byahura cyane. Birumvikana byo ntabwo biri buze gukomera, ariko ntabwo biri buze koroha agiye mu gihe wabikomeje utangira kitari cyoroshye, kuko hari urugamba ruhari rwo gusubiza abantu no gutuma igihugu cyongera kugarukana isura, kuko niba agiye mu gihe ibihugu nk'Ubwongereza byatanze amatangazo bivuga ngo nta birori bizongera kuba mu Rwanda, ngo umuntu wo mu Bwongereza abizemo, biba ari ikintu gikomeye. Ababirigi bakavuga uko, n'ibindi bihugu birimo Canada n'Abadage ntabwo byari bimeze neza ku ruhando mpuzamahanga.
tayimingi y'urupfu rwe n'ubw'urupfu tutamenya igihe cyacu ngo kizagenda ryari, tuvuze ko atari nziza ntabwo twaba tugiye kure kure. yego ntabwo ari nziza. Agiye mu bihe nyine yari agikenewe cyane. Hagiye hari ibi biganiro by'u Rwanda na Congo byaratangiye Doha muri Katari, kanibwira ko bizakomeza. Nk'ubu ejo ndi ku itariki 9 intumwa za M23 zizahura bwa mbere n'intumwa za Tshisekedi. Ntiwamenya ngo n'ab'u Rwanda bazatumirwa muri ibyo cyangwa nyuma yaho, ariko ikigaragara iby'u Rwanda na Congo ntibyarangiye. Hari abandi bahuza basa nk'abataratangira, hari ibintu byinshi tugomba. Turabona agiye iby'u Burundi n'u Rwanda, umubano warongeye kwibamba ku musaraba, ariko batubwira ati twatangiye inzira yo gusubiza ibintu mu buryo. Hari nyine imipira yatembaga ijya kuri pozisiyo ku mwanya akinaho. cyane murakoze cyane kutubwira ibya Ale Mukuru. Icyo twamwifuriza nk'abanyarwanda n'iruhuko ridashira, no gukomeza umuryango we n'abana babiri n'umudamu, n'ibihe bitoroshye birumvikana.